hari ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2018 ubwo iyi YouTube channel yitwa MIE Empire yabonaga izuba. Kuri iyi tariki ndagira ngo mbabwire yuko Irene yafashe icyemezo cyo gucreating YouTube channel bitewe n'ikibazo yari yahuye nacyo gikomeye cyane cyane wavuga ko kiganje mu bushomeri. Gusa uyu munsi tuvugana iyi YouTube channel imaze kuzuza miliyoni y'abasubscribers. No kuvuga ngo ufasha abaturage bose bagize u Rwanda basaga miliyoni 16. Imwe muri izo miliyoni 16 bakurikira MIE Empire. Si ibyo gusa kugira ngo ubyumve neza kuko uyu mubare urenze uramutse ugiye mu matora ugatorwa n'abantu basaga miliyoni 1, ndakubwiza ukuri wakwicara ku ntebe y'abadepite cyangwa se no muri Sena ukahagera. Ndagira ngo mbabwire ko uyu mubare ari umubare udasanzwe. Gusa kugira ngo uyu mugabo ugereho byamusabye kubira icyuya gikomeye cyane ko ibyago yahuye nabyo byatangiye umunsi abona izuba. Uyu Irene Murindahabi ajya kuvuka yavukiye mu murwa wa Kigali, avukira mu gace ka Gatsata. Umwaka w'amashuri abanza, mbere yuko nkubabwira reka mbabwire ko no kuvuka kwe byazanywe n'ibyago. Ibyago bya mbere yahuye nabyo nuko umunsi avuka yavukiye mu bitaro bya Muhima, ariko akivuka yahuye n'ibyago bikomeye by'uko wabyaje mama we yari umustajeri. Muri make ni umuganga wari uri kwimenyereza umwuga, aho bari bamubwiye ngo natere Irene urushinge rumufasha kugira ngo rumurinde indwara cyangwa se rumukingire izindi. Uwo mustajeri aho kumutera urushinge mu kaboko kabugenewe arutera mu kandi kaboko. Byaje kurangira imitsi y'ukuboko icitse. Muri make ukuboko kw'ibumoso kwa Irene ntabwo gukora neza. Niba mubyitegereza neza ukaba utaruzi impamvu byabayeho gutyo, ukabubona Irene afite akaboko kameze nk'aka kamuga, nagira ngo nkubwire ko icyabimuteye ari uko nguko uwo muganga bahuye. Nguko uko Irene yabonye izuba ku munsi wa mbere, akaba ari nawo munsi wa mbere sitigeze imwakira neza. Kugeza ubwo yahise avuga ati aho menye yakenge ngomba gushaka umurimo untunga ariko udasabye ingufu kubera ko amaboko yanjye adakora neza. Birumvikana ko Irene Murindahabi yagombaga gushaka umwuga umutunga udafitanye isano n'ibintu bijyanye n'imbaraga, ahubwo yagombaga gukora umwuga ufitanye isano n'ibintu by'ubwenge cyangwa se ibintu byo gukoresha umutwe. Irene Murindahabi yarebye mu mpano zose yari afite asanga ibijyanye n'itangazamakuru ari byo yashobora, gusa yishidikanyagaho. Ariko kugira ngo ubyumve neza yatangiye umwaka w'amashuri mu kigo bita École Primaire de Gatsata, niho yatangiriye umwaka w'amashuri abanza. Troncome ayiga mu kigo cyitwaga ngo Joke giherereye mu mujyi downtown. Gusa ntabwo yarazi yuko azakora itangazamakuru kugeza ubwo yinjiye muri A level cyangwa se superieur akiga ibijyanye na REG, ndavuga Literature, Economics and Geography. Mu yandi magambo yize ibijyanye n'ubuvanganzo, ubukungu ndetse n'ubumenyi bw'isi. Ibyo nibyo byamubereye intandaro yo kugira ngo afate icyemezo cyo kugira ngo azabe umunyamakuru. Wakwibaza ngo yabivumbuye ate? Kwiga aya mashuri byose byaramuvunaga bitewe n'uko atarafite umuterankunga. Urugero ni nkaho yigaga muri iki kigo cya École Primaire de Gatsata, yarazi ubwenge aratsinda ariko abura ubushobozi mu mujyana kugira ngo ajye kwiga muri segonderi nk'abandi bana biga muri interina. Yahisemo gufata umwanzuro wo kwicara ntajye kwiga. Ariko kubw'amahirwe haje kuboneka umushinga umutera inkunga, baramubwira ngo nababwire icyo atekereza ko azaba cyo ubundi bamufashe. Irene Murindahabi umwuga akora uyu munsi yahuhanuye uwo munsi bamubwira ngo yandike ikintu atekereza kuzaba cyo. Uyu munsi akora itangazamakuru, ariko bamubajije icyo azakora muri icyo kizamini maze kubabwira, yanditse ku kibaho ko ashaka kuzakora ibijyanye na journalism cyangwa se itangazamakuru bitewe n'uko ari wo mwuga usaba gukoresha ubwonko n'umunwa, ntukoresha imbaraga z'amaboko. Nguko uko yavumbuye ko azaba umunyamakuru ukomeye cyane. Yiga muri A level, ubwo yize ibijyanye na Literature, Economics and Geography, bimufasha kugira ngo amenye uburyo bwo kubaza ibibazo abantu bose bamuganye no kuvumbura impano z'abantu, agavangamo icyo bita Economics, ndavuga ibijyanye n'ubukungu, aribwo bumufasha kumanaginga abahanzi benshi batandukanye tumenyereye barimo nk'uwo bita Niyo Bosco, Vestine na Dorcas ndetse n'abandi batandukanye yagiye afasha. Geography ni ubumenyi bw'isi, abukoresha herero. Ibyo ngibyo nabyo turaza kubigarukaho mbabwira aho bukoresha, ariko munyemerere mbabwira ibizazane n'urugendo rukomeye Irene yaciyemo kugira ngo abo tubone uyu munsi ufite YouTube channel yitwa MIE yujuje miliyoni y'abasubscribers kuri uyu munsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Irene Murindahabi nagira ngo mbabwire yuko urugendo rwo kugira ngo azabe icyamamare tube uwo tumubone gutya nkuko mujya mwumva yita ngo nikosha makokero, akiyita Meredokayi, akiyita n'andi mazina menshi wumva kakaye arimo agaragaza yuko yahuye n'ibikomeye byinshi.
nagira ngo nkubwire ko atibeshye. Iyo yavuze izina Meredokayi, abantu benshi muhita mutekereza wa wundi muri Bibiliya wari waramanikiwe igiti n'umugabo bitaga ngo niba ari Nebukadinezari, simbyibuka neza, ariko uwo mugabo yari ashaka kugira ngo Meredokayi amanikwe. Gusa umwami aza gutegeka uwo Meredokayi, birangira uwo ari kumumanika amutambagije. Ngibyo byabaye kuri Irene Murindahabi, ariko nagira ngo nkubwire ko Meredokayi wa nyawe yahuye n'ibibazo bike ugereranyije n'ibyo Irene cyangwa se Murindahabi yahuye nabyo. Nkuko wumva ayo mazina ngo Murindahabi, nyamara Irene Murindahabi uko byumva mw'iryo zina rye harimo ngo habi. We yirinda habi, ariko habi ntabwo yigeze hamwirinda, cyane ko yahuye n'ibyago bikomeye. Nubwo yageze kuri iyi nsinzi, mama we ntabwo agihari kuri uyu munsi. Umugore we babyaranye umwana ntabwo agihari. Muri make ari guserebura wenyine, abo bagakwiye guserebura nta n'umwe uri ku isi. Ubwo na papa we mwibuke yuko nawe yitabye Imana kera. Mbega gahinda, birababaje. Ariko nanone mbere yuko dukomeza muri iki kiganiro, ndakwibutsa wowe uri kunyumva muri aka kanya kugira ngo kandi like na subscribe, ubundi dukomeze mbabwira amateka y'uyu mugabo Irene Murindahabi. Cyane ko iki kiganiro kucyumva ukagera ku musozo, uraza kwigiramo amasomo menshi akomeye agaragaza ko gufunga umutsi ugafunga umukanda birangira ugeze aho ugomba kugira bititaye ku nzira yose waciyemo, yabiyoroheje cyangwa ikakaye. Kugira ku nsinzi ntabwo ari ibintu byoroshye, kenshi bisaba ibitambo bikomeye. Urugero ngiye kubabwira nk'ibitambo Irene yatanze kugira ngo abe uwo turi kumubonaho uyu munsi. Irene Murindahabi wamenya yuko yakoze muri RBA akahakora imyaka 4 yose, ariko ntibamuhembe n'urumiya. Wapi, nta nubwo yabonaga urwara rwo kwishimisha bitewe nuko bamukoreshaga mu itangazamakuru. Akoze ahangaha kuri RBA ahakora imyaka irenga 2, ntibamuhereza n'igiceri cy'5. Muri make yakoreraga ubuntu. Yarahavuye yigira inama yo kujya muri Isango Star kubera ko bari basanzwe bamuzi aho ngaho, wenda muri Isango Star ku bantu bazi ikiganiro cyitwa Sunday Night. Uyu Irene Murindahabi nicyo yakoraga afatanyije n'undi mugabo bita Phil Peter. Aba bagabo bahura byaje kuba umuriro, iyi Isango Star iramamara, ariko ntabwo bikujyaho ko uyu mugabo Irene Murindahabi n'ubundi yahembwaga ubusa. Kugira ngo mubyumve neza, mukuru we niwe wagize ubwoba, aravuga ati uyu muhungu ko ahora yihiringa umwaka ukabusize undi utaha, ariko uzindukira iki? Irene Murindahabi yaramusubije ati ngiye impamvu ituma nzinduka nkajya kuri RTV, nkajya kuri RBA, nkajya no ku Isango Star ndetse n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye, nubwo batari kumpembane kugira ngo nubake izina, abantu babanze bamenye. Muri uko kwihiringa, mukuru we witwa Muhoza yahise agira utya amuhereza umusada, aramubwira ati petit frere, reka nguhereza umushahara w'ibihumbi 25, nge nzajya nyaguhemba nubwo atari njye uri gukorera, ariko ntucike intege. Muri make ushobora guhura n'ibizazane, ariko ugahura n'umuntu nanone ukwereka yuko muri kumwe. Ngaya amahirwe ya mbere Irene Murindahabi yabonye mu buzima bwe, ngo uwo muntu wa mbere wagiriye Irene Murindahabi ineza mu buzima bwe bwose ntabwo yari yarigeze abibona. Ubwo aho ngaho wibuke ko yararangije kaminuza. Tukivuga ibya kaminuza, nagira ngo mbabwire yuko uyu mugabo bita Irene Murindahabi yagiye kwiga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda i Butare. Niho yagiye kwiga ibintu bijyanye n'itangazamakuru, niyo mpamvu abikora nk'uwabyize koko. Gusa Irene Murindahabi muri urwo rugendo rwose yageze kuri Isango Star, nabwo byanga kumuhira, ahita ajya kuri indi radio nayo yitwa ngo Magic FM. Ahangaha muri 2018 nibwo yaratangiye gukorera uduceri dusa n'udufatika, ariko hafi ya ntatwo. Irene Murindahabi aho ngaho yakoreraga ibihumbi 25 ku kwezi, gusa bikamusaba ko arya umwumbati w'ijana akanywa n'amata y'ijana kugira ngo arebe uko yaramuka. Irene Murindahabi yahuye n'ibyago bikomeye. Abantu benshi bari bazi izina Irene Murindahabi mu itangazamakuru nka RBA, Isango Star, Magic FM, Isibo TV ndetse n'andi atandukanye, ariko icyo gihe yaryaga amafaranga 200 ku munsi kugira ngo arebe yuko yayahuza n'ibihumbi 25 yabonaga mu gihe cy'ukwezi. Nabwo yahawe na mukuru we kandi wayamuhembeye atarakazi agisanzwe akora. Muri make uyu Irene Murindahabi muri 2020 nibwo yageze ku Isibo TV, ubwo yajyanyeyo na Phil Peter bavuye kuri Magic FM batangira gukorana ibintu bigenda neza. Gusa mbibutse gatoya ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 2018 ariyo tariki nahereyeho ko ariho bafunguye YouTube channel yabo. Uyu mugabo Irene Murindahabi ayifungura yari afite gahunda yo kugira ngo ajye avumbura impano abahereze interview gusa, ubundi ya uploading kuri YouTube channel ye. Gusa ntabwo yari azi ko mu kwezi kwa mbere ku mwaka wa 2020 honyine ku itariki ya 22 azahura n'uyu mukobwa ndetse n'aba bakobwa bombi Vestine na Dorcas. Agihura na Vestine na Dorcas baramuririmbiye, ubundi baririmba indirimbo ya Nio Bosco
bari bamaze icyumweru kimwe bakoze indirimbo iragenda iba hiti, yarakunzwe, ubundi ituma Irene Murindahabi afata icyemezo cyo gusinyisha uyu mukobwa Vestine ndetse na murumuna we bita Dorcas. Si ibyo gusa, Irene Murindahabi yari amaze iminsi mike yasinyishije Niyo Bosco, nawe bagirana amasezerano yo kugira ngo bakorane bya hafi, cyane ko uyu Niyo Bosco nawe bahuye mu buryo bw'amayobera muri rwa rugendo rw'uko Irene Murindahabi yajyaga mu byara akajya gushaka impano zitandukanye. Irene Murindahabi yamaze kuvumbura izo mpano, ubundi ibigwi bye bitangira kwiyubaka. Gusa nk'aho ibyo bidahagije, muri 2023 Irene Murindahabi yaje guhura n'ingorane zikomeye, aho yaje kubura mama we ari we mubyeyi yari asigaranye mu gihe cyose yamaze muri uyu mwuga w'itangazamakuru, anavuga ati ubu ngubu maze kugafata, maze kugira amafaranga, maze kugira n'ibindi byinshi ngeraho. Mama watakibabaye ngashake minerivare y'abana yibure, mama wageze ahandi ho kwishima avuga ati umwana wanjye ageze aho mushaka. Gusa mama we byarangiye asize umuhungu we. Yo, nagahinda birababaje. Gusa Irene Murindahabi yakomeje gufunga umukanda. Ariko nanone reka ngaruke kuri iyi nkuru tukivuga ku bijyanye n'ibyo kubururu byo guhura n'ibi bizazane by'urupfu. Nagira ngo mabwire ko Irene Murindahabi n'ubundi hari undi mwaka muri 2020, muri 2018 nibwo yaje kubura umugore we. Uyu yari umukobwa bakundanye bamarana igihe kirekire, birangira Irene Murindahabi amuteye inda, abyara akana keza k'agakobwa. Ariko uyu mukobwa yaje guhura n'ikibazo cy'uko yarwaye kanseri y'ibere, uyu mukobwa akabura ubuzima. Ngaho munyemerere tunyarukire muri uyu mwaka wa 2026 mu kwezi kwa gatanu, aho byaje kuvugwa muri showbiz bavuga yuko Irene Murindahabi ngashobora kuba yateye ivi agatangaza umukobwa bakundana, none hagiye kuzarushinga hamwe na Irene Murindahabi. Abantu benshi bagiye bavuga yuko Irene Murindahabi ngo yakoresheje AI cyangwa se artificial intelligence, ariko nagira ngo mbabwire yuko ari byo Irene Murindahabi agiye gukora ubukwe. Muzasenge kugira ngo nabyo bimuhire, kuko twewe nibyo tumwifuriza kuri YouTube channel. Rero turamwifuriza yuko azagira amahirwe, urushako rwe rukagenda neza, akabyara hungu na kobwa. Irene Murindahabi rero afite YouTube channel nyinshi, urugero ni nk'iyo bita MIE Empire yujuje miliyoni y'abasubscribers. Turiboneye kugira ngo tubwire Irene Murindahabi ngo congratulations, we are happy for you. Turakwishimiye Irene Murindahabi, nubwo waciye mu bikomeye, wewe ntabwo wabaye woroshye. Ibyo bitaraguhitanye nibyo byakugize Irene Murindahabi tubona uyu munsi. Wowe uri kunyumva, ese niki wigiye kuri aya mateka y'uyu mugabo Irene Murindahabi mvuze mu ncamake? Ese urumva kugira ngo giving up ku nzozi zawe byari bikwiye? Oya, ugomba gukaza umukanda n'ibyo waca mu byago birenze. Uko byagenda kose baravuga ngo matunda yiko mbele. You have to fanya kazi. Wanasema ngo kazi ni kazi, utamu wa kazi ni peso. Kazi na kazi, inyungu ziva mu kazi no mufungo na amafaranga. Rero nguko uko amateka ya Irene Murindahabi ateye mu ncamake, turamubwira tuti congratulations. Rero bakunzi ba MIE Empire, turabasaba kugira ngo mukande like na subscribe kuri YouTube channel yacu, ni yanjye ni yawe. Tuzabagezaho ibindi biganiro n'amateka atandukanye ya showbiz. Je mwumvaga kuri microphone nitwa Toros. Bye bye.